aha rero tubonye ko inzozi mbi zisohora n'inzozi zo mu Mana zisohora. Rero ndagaruka ku nzozi z'abarozi. Igihe inzozi abarozi baguteye baje kukuroga, baje kukuroga imikoshi, baje kukuroga imyaku, tuzagenda duhishura ibyo byose, duhishura umuntu uriho imyaku, duhishura umuntu uriho umwuka w'umukoshi, ibimenyetso bimuranga. Noneho no mu gihe dutangiye gusenga dusengera abantu, cyangwa namwe ubwanyu mwafashe igihe cyo kwisengera, mumenye ibyo mwirukana ku buzima bwanyu. Turabashuje bakundwa bene data muri Kristo Yesu, ubuntu bubonerwa mu Mwami Yesu bubane namwe aho muherereye hose. Abakurikirana ikiganiro cyangwa se ubutumwa bwiza buca kuri Tsinda TV, amahoro y'Imana abane namwe. Reka dusenge Imana. Nyuma yo gusenga Imana, hanyuma dutangire twinjire mu kiganiro cyiza tugiye kureba uyu munsi, gikomoka kuri bya bitotsi by'umwuka twavuzeho ubushize. Uyu munsi turavuga inzozi, ku kibazo cy'inzozi nicyo tugiye kwinjiramo. Ni inzozi turi buze kuvuga noneho ziva muri ibyo bitotsi by'umwuka. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe niyogere hose. Ibyo ushaka ko bikorwa hano mu isi ari byo bikorwa no mu ijuru. Ibyo ushaka ko bikorwa kuri bene data bazakurikirana kino kiganiro, bazafungura kuri Tsinda TV kugira ngo bakurikirane izi nyigisho. Mwami, ndasenze kugira ngo biciye muri ibi byigisho no mu ijambo ryawe Data ubohore benshi, ukize benshi mu izina rya Yesu, abagiye bahura n'ibibazo bitandukanye biciye mu byigisho tugiye gutambutsa, biciye mu nyigisho zijyanye n'inzozi zigaragara mu bitotsi by'umwuka. Abo bose Mwami bashobora kuba barimo baraviva ibihwanye n'inzozi baciyemo, ndasenze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zibabohore, imbaraga z'umwuka wera zibakize. Ndohereza amaraso ya Yesu Kristo ariyo kombora idasanzwe ibasha kugwa ku kibazo cyose kikavaho, ibasha kugwa ku kibazo cy'abadayimoni kikamenagurika. Ndasenze nohereza amaraso Yesu Kristo kuri buri wese ukurikiranye Tsinda TV, ukurikiranye kino kiganiro, dukurikiranye kandi uzamuye kwizera, duhuje umutima, kugira ngo buri kibazo cyose yarafite gifitanye isano n'inzozi yaciyemo zo mu bitotsi by'umwuka, icyo kimenagurike, icyo gishwanyuke umuriro w'Imana ugituritse mu izina rya Yesu. Avuka igitangaza mu mwuka, avuka n'igitangaza mu bigaragara, abashe kuviva ibitangaza by'Imana bibonerwa muri Kristo Yesu. Urakoze Mwami, kumvise gusenga, tuguhaye icyubahiro no mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, rero mudukunda kandi mugakunda izi nyigisho dukunze gutambuka buza amahishurirwa, ndabizi neza ko mu byo twigisha wabyumva ahantu hato hakeya. Hari ababivuga ariko wabyumva ahantu hakeya. Ubushize ku kiganiro cya mbere cyavugaga ikibitotsi by'umwuka, tugaragaza ibitotsi by'umwuka icyo bikora. Hari ibitotsi by'abarozi bateza umuntu agasinzira, muri uko gusinzira ko agasinzira adasinziriye ubwe ku giti cye, atari bya bitotsi bisanzwe Imana iba iha buri muntu wese, ahubwo ari ibitotsi by'imbaraga z'abarozi, aho abarozi bafata umuntu bakamusinziriza, bakamuhunikiza muri bya bitotsi byitwa ko ari ibitotsi bisanzwe. Noneho muri uko gusinzira kwe ugasanga asinziriye ameze nk'uwapfuye, akaza gukanguka yavunaguritse, akaza gukanguka nta mbaraga afite, umutwe umurya, akaza gukanguka mu nda hamurya, akaza gukanguka yumva kubyuka yiganyira ari ikibazo. Ibyo ntabwo bibe ari bikiri bya bitotsi by'umugisha uwo muntu aba yahawe, ahubwo ni ibitotsi by'abarozi baza mu buryo bw'umwuka. Ndashaka rero mbere yuko twinjira muri ibyo bintu, bakundwa muri Kristo Yesu, mwege mukurikirana Tsinda TV, ndagira ngo mbasobanurire yuko umurozi ntabwo ari umubiri w'umuntu, kimwe nk'uko nawe udukurikiranye wowe nyirizina utari uwo mubiri wambaye, ahubwo wowe nyirizina uri umwuka. Bibiliya igaragaza yuko umuntu ari umwuka w'ubugingo uri mu nzu yitwa umubiri. Umubiri ni inzu yawe, wowe nyirizina ukaba uri roho ifite, cyangwa se uri umwuka ufite ubugingo wicaye mu mubiri. Noneho rero mu buryo bundi, kuko buri muntu wese ava akagirana uko ateye. Mu buryo bundi rero abarozi nabo rero ni umwuka, ariko wa mwuka w'ubugingo izaroho zabo uko zikora, Satani araza akaziterura mu mibiri yazo. Yamara kuziterura mu mibiri yazo, cyangwa se igini cyangwa se umuzimu, iyo atari igini aba ari umuzimu, uraza ugaterura ya roho y'umurozi ikawusohora hanze y'umubiri. Yamara kuwusohora hanze y'umubiri, noneho umurozi akaba yazi iwawe mu buryo bwa mwuka
usinziriye. Muri cya gihe usinziriye ubyibuke ngo ni umubiri usinziriye. Igihe rero umurozi yinjiye mu nzu iwawe icyo ahita akora, yinjiye mu mwuka, ahita agukubita ibitotsi biguhunikiza mu buryo bw'umubiri. Noneho wahunikira cyane, wagira ibitotsi byinshi biremereye, agatangira gukora akazi kiwe ko kuroga no kugukoreraho ubukonikoni. Niyo mpamvu uzasanga hari abantu bamwe na bamwe tujya dusengera, ugasanga arakubwira ati ngewe nabyutse nsanga mfite indasago, nta ndasago, sinigeze njya mu bapfumu ngo nirasagishe, ariko ugasanga uwo muntu afite indasago ku mubiri we, kandi mu by'ukuri atarigeze ajya mu bapfumu ukundi. Kumbe abarozi baje mu buryo bw'umwuka, mu gihe yarasinzire muri bya bitotsi byinshi, bakora ibyo bakora, bamuca indasago, bamwinjiza mu masezerano y'imizimu yabo, batwara ubuzima bwe kujya kubuzirikira ikuzimu. Nk'uko twabivuze, tuvuga yuko ikuzimu igaragara muri Bibiliya inshuro 111 zose, kandi izo nshuro 111 birigahishura ko ari igihugu gituwemo n'imyuka. Abarozi rero ni zimwe mu ngabo z'ikuzimu, ni abakozi ba Satani akoresha hano ku isi. Ni ukuvuga ngo Satani ntabwo yabasha gukora adafite abo bantu. Iyi si ibifite imibiri, kugira ngo Imana nayo ubwayo ntishobora kuyikoreramo, yikoreramo igihe yafashe umuntu ikoresha. Hari umuntu yiyambaza, hari umubiri w'umuntu, hari ubugingo n'umwuka by'umuntu ikoresha. Na Satani nawe nuko rero iyi si ifite imibiri, kugira ngo ayikoreremo bimusaba umuntu wemewe kuyibamo, uyirimo, wambaye umubiri cyangwa se wanayivuyemo. Uyu munsi rero nagira ngo tuze kugaruka ku nzozi. Tuzavuga ibyiciro bitatu by'inzozi, ibyiciro bitatu cyangwa se episode zigera muri 3 tuzasohora ku kintu kijyanye n'inzozi ziva muri ibyo bitotsi by'umwuka. Noneho izo nzozi tuzigisha n'uburyo ibyo biba byabaye mu nzozi bikorerwa ku buzima bw'abantu, cyane cyane by'igice cy'ubwami bw'umwijima, n'iki twakora ngo tubisenye. Noneho se igihe twagenderewe n'Imana mu nzozi, Imana ikatwereka, bwo n'iki twakora kugira ngo igihe bya bindi Imana tugendereye mu nzozi ikabitwereka, n'iki twakora kugira ngo nabyo igihe ari byiza tubashe kugira gute kubiprovoka kugira ngo bitubeho, bidusohoreho mu buryo bugaragara. Murabizi rero Imana dusenga ni Imana y'umwuka, ikorana n'umwuka w'umuntu. Nta mbere yuko ikorana n'umubiri, ibanza gukorana n'umwuka w'umuntu hamwe n'ubugingo bw'umuntu. Ibyo nibyo bintu bya mbere Imana ikorana nabyo. Niyo mpamvu rero iyo twigisha ibintu ntabwo dukunze kugaruka ku gakiza k'inyuma, cyangwa se tugaruka ku mubiri. Hari abantu baca imanza bakareba uko umuntu yambaye, bakareba uko umuntu asa, bikaba byabatera kureberera mu mubiri, bigatuma bacira abandi imanza ko ari abanyabyaha cyangwa se badakorana n'Imana. Ariko Imana yacu dusenga, Imana nyakuri yazuye Kristo mu bapfuye, yamuduhayeho incungu y'ibyaha byacu, we yohereje kugira ngo umuhuza hagati yacu n'Imana. Uko ikora, ikoresha umwuka w'umuntu n'ubugingo bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo rero Satani nawe mu kindi gice, mu mikorere yiwe, byibuke ko iyi si turimo ni ikibuga cy'intambara ihuza, iyo ntambara iba hagati ya Satani n'Imana. Ariko izo ntambara zose zigahurizwa ku muntu. Satani akurura ashaka kwica no kurimbura umuntu, Imana igashaka gukiza iki wa muntu yiremeye. Noneho rero bombi bafite umuyoboro, ari Imana ifite umuyoboro ikirizamo, ari na Satani afite umuyoboro acamo agirira n'aba bantu. Gusa Imana ishimwe. Ndabizi neza rero mwebwe mudukurikiranye murahabwa umugisha muri uyu mwanya, kuko mu nyuma yo kuganira ku nzozi turaza gufata igihe cyo gusenga, kitari gitoya, ariko ku bantu bazajya baba bakeneye gusengerwa by'umwihariko. Rero nk'uko turimo turavuga, ndimo mvuga nti nyuma y'aho ngaho tuzajya dutanga nimero zacu kugira ngo abakeneye kuko twasengana nabo dusengane nabo mu gihe cyo gusobanukirwa. Ubundi gusenga ntabwo dupfa gusenga gusa, dusenga twamenye icyo dusengera. Isengesho ryose rigomba kuba rifite target, rifite igipimo. Isengesho ryose ridafite igipimo, ridafite impamvu, ntacyo rikora. Isengesho rikora mu bwami bw'Imana cyangwa se rizana resulta, ni isengesho rigomba kuba rifite target cyangwa se rifite intumbero, rifite icyo rishaka ko kiba. Rero hari igihe abantu dusenga, tugasenga mu buryo bwo gusenga kwa gusenga, ariko ko gusenga kutari bwo, tugasenga duhusha ku ntego cyangwa se duhusha ikigenderewe. Ni ukuvuga ngo rero iyo
umuntu yasenze ariko agasengera icyazi, ibyo nibyo bizana rezilita. Noneho rero hano turabona mu ijambo ry'Imana, rero turabona ko ijambo ryitwa inzozi riboneka muri Bibiliya inshuro 33. Noneho ijambo inzozi riboneka muri Bibiliya inshuro 33. Kuba rero Imana igaragaza inzozi muri Bibiliya inshuro 33 ni ukuvuga ngo ni ikintu gikomeye cyane yashatse ko abantu bakimenya kandi abantu bakiga bakagisobanukirwa. Mu ijambo ry'Imana dusanga hari abantu barenga hafi bagera muri 15 bagiye barota inzozi kandi ibyo barose bakabibona bigasohora. Rero ab'iki gihe cya none nibo bitewe no kutamenya, bitewe no kudasobanukirwa, niyo twabyita ubujiji. Bitewe n'ubujiji nibo barota bakavuga bati ni inzozi, ariko nta nzozi zidasohora. Hari inzozi zaba ari inzozi mbi, zaba ari inzozi nziza, zirasohora. Keretse mu bice bitatu by'inzozi tubona inzozi ziva ku Mana, tukabona inzozi ziva kwa Satani, tukabona inzozi z'umuruho. Inzozi z'umuruho ntabwo rero tuzitindaho, kuko inzozi z'umuruho ni bya bindi ubishobora kugarukira uba wiriwe ureba filime, wajya kuryama n'ubundi direct ya filime uko wiriwe uyireba ikaba ari igaruka. Ibyo ntabwo tubitindaho. Wiriwe urimo urahinga n'iki ibintu nk'ibyo, cyangwa se hari imirimo wiriwemo bya bindi wiriwemo byose bikaba ari byo bikugarukira. Ibyo nibyo bita inzozi z'umuruho zidafite icyo zimaze, tutanirirwa dukurikirana. Inzozi dukurikirana rero ni izo nzozi z'ibyiciro bibiri, zaba ari ziva ku Mana turazikurikirana kugira ngo dusobanukirwe n'iki Imana irimo iravugana natwe, n'iki Imana irimo irashaka kutwigisha, n'iki ishaka ko dukora, ese irimo iratwereka iki, n'iki twifuzaho. Tugakurikirana izo nzozi rero kugira ngo tumenye iki Imana idushakaho, cyangwa se ni nahe makuru irimo iraduha. Inzozi za Satani nanone rero nazo turazikurikirana tukamenya ngo ese Satani yararimo arakora iki, ni ibiki agambiriye, ese ni ibiki yakoze, kugira ngo tumenye. Birava mu byibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Akazi nge nawe dufite nako kurwanya Satani tukamuhashya mu buzima bwacu. Ariko kazi Yobu ntiyari yaragahawe. Yobu ntabwo yari yarahawe ako kazi ko kurwanya Satani. Kurwanya Satani ni byahawe abakurikiye Umwami Yesu Kristo n'abamwizeye. Niyo mpamvu tutagomba kwitiranya ibyabaye kuri Yobu ngo natwe tubyishyireho, kuko nge nawe na Yobu turatandukanye. Yobu ntigeze abwirwa ngo rwanya Satani azaguhunga. Ntabwo Yobu yigeze abwirwa ngo yewe Yobu we nguhaye ubutwari bwo kuzajya ukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kigutwara. Ibyo Yobu ntabwo yabihawe. Ibyo byari byahawe twebwe abizeye Umwami Yesu Kristo, abitorero turavuga ngo nabatowe mu isi mbi turimo ino y'ibibazo. Dutorerwa kuba ab'Umwami, dutorerwa kuba aba Kristo. Abitorero ko ari aba Kristo, batari aba Kristo bizina. Yesu yabarekuriye ubutware, abarekurira ubutware bwo kuzajya bakandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Arongera avuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Benshi rero bari mu karengane, barimo bararenganywa n'abazimu. Satani yabashoyeho akarengane, arabarenganya cyane, arabatoteza, bashyira mu buretwa bwe n'ubucakara bwiwe, kubera kutamenya ko ari Satani urimo kubibakorera. Benshi bakabyitirira Imana, kandi nta Mana bigizemo uruhare, ahubwo ari bwa buretwa bwa Satani, ari ka kazi ka Satani ashinzwe ko kwiba no kwica no kurimbura, akaba arimo ararenganya abantu rero bakajyanwa muri ako karengane k'abazimu n'abadayimoni, bakatangira kukitiranya na ka karengane k'itorero ryagiriwe rizize kuvuga ubutumwa bwiza. Hari akarengane gashobora kuza ku bantu, ariko hari akarengane gashingiye ku mareta y'isi, nk'uko tubona yuko kuva kera kose Satani arenganya itorero, yacaga mu mareta y'isi akarenganya abizera. Tandukanye rero ko ari akarengane kaza gahiga abizera Yesu Kristo, kabatoteza akavuga ati mureke kuvuga muri iryo zina. Utandukanye n'aka karengane gashingiye ku buzima, gashingiye ku mibereho. Hari akarengane gashingiye mu mibereho ya buzima bwa buri munsi, usanga ari Satani ukihisha inyuma, arimo aratoteza abera, arimo arabagirira nabi. Kandi nubwo abagirira nabi bamufiteho ubutware, bamufiteho ubushobozi, baramuhaweho kugira ngo bamurwanye, bamutsinde. Rero twavuga ko inzozi zigaragara muri Bibiliya inshuro 33 ni ikintu gikaze cyane.
kuba bibiri bundi biravuga ngo gihamya ni gatatu. Iyo nuvuga ngo ikintu cyose kirengeje umubare gatatu kiri muri Bibiliya, nuvuga ngo ni ikintu kiba kiriho Imana ibishaka ko abantu tukiga tukakimenya kugira ngo tumenye uko twitwara nuko twifata. Reka rero dutangirire muri Yobu. Turatangirira muri Yobu, muri Yobu, mu gitabo cya Yobu. Mu gitabo cya Yobu hari ukuntu Imana ivuga ku kintu kijyanye n'inzozi. Ese Imana ivuga iki ku kintu kijyanye n'inzozi? Ubundi abantu ba kera batubanjirije bari bazi agaciro k'inzozi. Niyo mpamvu abami batubanjirizaga bajijutse bararotaga barota, bagashaka kumenya iby'izo nzozi icyo bisigura, icyo bivuga. Ugasanga ahamagaye abapfumu, ahamagaye abakonikoni, akababwira ati narose inzozi, nimunsobanurire iby'izo nzozi, kuko bari bamaze kujijuka bazi yuko mu nzozi, inzozi ziba zigaragaza amakuru y'ibiriho cyangwa se ibizabaho cyangwa ibyahise. Bagashaka rero kumenya ibihe biri imbere ko bagomba kubyifatamo. Inzozi zose ziza imbere yawe ziza zigaragaza ibihe bihise, atari ibihe bihise, iyo atari ibihe uhagazemo, ziba zigaragaza ibihe bizaza. Byaba zaba ari iza satani nyinshi akunze kuzikoreramo ako kanya direct. Igihe urimo uraziroterera urarota ari mu kazi ke, arimo ka kazi ko kwiba, ka kazi ko kwica yagatangiye. Nicyo kibi cy'izi nzozi za satani, biba bisaba kugira ngo umuntu azisobanukirwe. Namara kuzisobanukirwa, noneho sasa tubashe gusenya ibikorwa by'umwanzi. Imana amahoro rero iguhe umugisha. Ndagira ngo rero kano kanya wowe uduteza amatwi twinjire mu ijambo ry'Imana. Twinjire mu ijambo ry'Imana. Nitumara kwinjira mu ijambo ry'Imana, hanyuma turebe kugira ngo tutagira gute. Hari abantu benshi cyane, Bibiliya nkunze kuvuga ko Bibiliya ari igitabo cy'umwuka, kandi iki gitabo cy'umwuka gisobanurwa mu buryo bw'umwuka, cyigisha isi z'umwuka zombi, cyigisha isi z'umwuka zombi kikazigisha. Ariko abantu bagisoma mu buryo bw'inyuguti, kuko bagisoma mu buryo bw'inyuguti, abandi bakabisoma mu binyamakuru. Nk'uko wasoma ikinyamakuru agafata umurongo wa mbere akagenda asoma gutyo nk'inkuru, nk'umuntu usoma inkuru. Ariko ubu siko Bibiliya yo ikoze. Ubundi Bibiliya, buri jambo ryose riri muri Bibiliya riba rifite impamvu ryanditswe, kandi riba rifite icyo risobanura, riba rifite n'icyo ryigisha. Kabone niyo ryaba ari ijambo rimwe, iyo uri umuntu ufite uzi ijambo ry'Imana, iryo jambo rimwe hari icyo riba rivuga. Ndagira ngo rero dusome igitabo cya Yobu igice cya 33. Ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, igice cya 33. Hanyuma turebe aho ngaho haravuga iki ku kintu kijyanye n'inzozi. Igice cya 33, turebe icyo inzozi Imana izivugaho. Mu gice cya 33 cyayo umurongo wa 15 haravuga ngo mu nzozi. Ariko reka duhere ku murongo wa 14. Biravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Reka nsubire muri uyu murongo. Biravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ibimenyetso ku byo ibegesha. Ku murongo wa 17 akavuga ngo kugira ngo igamburuze umuntu imigambi ye, ngo imumaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Buriya mu muntu habamwe ibintu byinshi cyane abagambiriye kandi abatekereza. Noneho kuko mu muntu haba harimo ibintu byinshi cyane, Imana yagireba mu muntu ibimurimo, yagireba mu muntu ibyo agambirira n'ibyo atekereza, igasanga ikareba ikavuga ati uyu muntu sinamusanga ari nijoro, ari ku manywa, ari muri stress, yiriwe mu kazi, umutima we yawushyize mu mirima, muri shuguri ziwe. Ikaza gucunga, ikaza gutegereza ko igihe umuntu ari buze kuba yavuye muri za stress ziwe, yaryamye, yashyizweyo. Muri cya gihe waryamye, washyizweyo, wasinziriye, nibwo izana inzozi. Ariko inzozi z'Imana wumvise icyo ziba zigambiriye, ibigambiriye kugira ngo kwanza kumvisha amatwi yawe ikishaka kukubwira, ikigushaka, ikikwifuzaho, kandi igashaka gushyira ikimenyetso ku byo ikwigisha. Nk'uko biravuga ngo niyo yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibegisha, ngo kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye,
hari igihe mu migambi y'umuntu ashobora kwibwira ati Imana yarantaye, Imana yarandetse, Imana ntindeba, ahari wajya mu bapfumu, Imana ikazana inzozi kugira ngo ikwereke ko itaguta, ikugamburuze mu byo uri kugambirira, iyo migambi uyihagarike. Hari igihe Imana ishobora umusore ashobora gukunda umukobwa agavuga ati uyu nguyu yambera umugore, Imana ikavuga ati reka uyu muntu umugamburuze, si umugore umukwiye, hari uwo namuteganyirije, ikazana inzozi igira ngo ikuyobore, ikubwire ngo oya ugiye gufata utari uwawe. Hari igihe umuntu ashobora gupanga bizinesi akajya gushaka kwinjira muri bizinesi runaka, Imana ikamuzanira inzozi, ikamusanga mu nzozi, ikamubwira ngo oya wenda ishaka kumwereka ngo iyi bizinesi wayihomberamo, yireke wibikora. None rero ikibazo Imana ifite nuko isanga abantu mu nzozi ariko ntibamenye ibyo yavuganye nabo, cyangwa se igasanga abantu ntibabyitayeho, nk'uko Bibiliya yavuze ngo Imana ntivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo abantu batabyitaho. Ugasanga Imana yavuganye n'abantu ariko ntibagize gute, ntibabyitayeho. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, rero umuntu wese w'Imana, umuntu wese wuzuye umwuka wera, umuntu wese w'umukristo, ugomba kwita ku nzozi zawe ukamenya izo arizo. Mu nzozi rero tugenda tubona Imana yaragisanga abantu batandukanye mu nzozi. Imana yasanze Farawo, umuntu wa mbere warose mu nzozi tubona ari Yozefu. Yozefu niwe watangiye kurota, akarota icyo azaba cyo, akazajya arota bene se bamwikubita imbere bamupfukamira, akagenda akazajya abibwira bene se, yabibwira bene se bakagira ishyari, bakavuga bagahita basobanukirwa, bakavuga ati nge nabonye twese turi guhambira imiba y'inkwi ariko mbona imiba y'inkwi yanyu yikubita imbere y'umuba w'inkwi zanjye. Bene se bagahita basobanukirwa, bakavuga bati ndetse na se umubyara aza kubwira Yozefu ati mwana wanjye ibyo ni ibiki koko, ni ibiki koko, ushatse kuvuga ko ngewe na bene so tuzaza tukakugwa imbere tukagupfukamira? Urumva rero umwana yarotaga inzozi mu nzozi za nijoro, apana za nzozi zo mu bitekerezo umuntu ashobora kurota ari ku manywa. Yarotaga mu nzozi za nijoro, akazajya arota bagiye mu ishyamba gusenya. Mu gihe bagiye gusenya akabona noneho bahambiriye imiba, buri umwe yagiye ahambira umuba wiwe w'inkwi, noneho mu gihe bayihagaritse bagiye kwikorera, inzozi ze zikamwereka imiba ya bene se bavukana igwa hasi, wiwe ugasigara uhagaze. Bo baza guhishurirwa, baza kumenya ubusobanuro bw'izo nzozi yuko ari bo bene se ndetse na se bazaza bakabapfukamira. Ariko izo nzozi bakumva ni ikintu kitagomba kubaho, bakavuga ati ibyo ni ibiki, twebwe na bene so tuzaza tugupfukamire? Ibyo nibyo byaje kuvamo iki? Byaje kuvamo ishyari. Bene se batangira kumugirira ishyari, batangiye kumugira ishyari, bapanga uburyo bwo kumwica, biza kuvamo uburyo ntibaba bakimwishe. Izo nkuru murazizi, kugeza igihe yapangiye kugira gute, yapangiye kugurishwa, umwana yisanga mu bibazo. Muri ziriya nzozi tuzabizigarukaho cyane, kuko Satani ikibuga cyitwa inzozi agikiniramo cyane. Ni ikibuga akunze gukiniramo, ni ikibuga abarozi bakiniramo, bakaza bakaroga abantu mu nzozi. Noneho muri kwa kurota, bari muri za nzozi zabo, umuntu akabyuka asanga aviva bya bindi byabaye mu isi y'umwuka. Ibyo rero twebwe twita kurota, ngewe ubusobanuro bwabyo mbyita ko ari ukubona. Ni ukubona iyo umuntu aryamye asinziriye, ni umubiri usinzira. None wa mubiri wasinziriye, ariko wa mwuka w'umuntu ntuba wasinziriye. Umubiri mu gihe usinziriye, wa mwuka w'umuntu ariwe muntu nyirizina, cyangwa se reka tuvuge ngo roho y'umuntu, iyo igatangira kubona iby'izindi roho ziri gukora. Zishobora kuba izi roho z'abarozi cyangwa imyuka y'abarozi, wa mwuka ugatangira kubona iby'imyuka yindi y'abantu ubona barimo barakora, ariko kuko utamenyereye izo si z'umwuka, ukaba uri umuntu wambaye umubiri waramaze kumenyera ibingibi ubonesha amaso yawe, wagaruka ukangutse ukavuga uti narotaga zari inzozi. Ariko turaza kureba abarose inzozi mbi zigasohora, n'abarose inzozi nziza zigasohora. Tugiye kureba abarose inzozi nziza zigasohora n'abarose inzozi mbi zigasohora. Ni ukuvuga ngo inzozi zose zaba ari ziva ku Mana zifite icyo zikora, zaba ari inzozi mbi zirasohora, n'inzozi nziza zigasohora. Niyo mpamvu rero muri ibi bintu twavuze yuko izi nzozi zose ziza mu gihe cy'ibitotsi. Ni mu gihe cy'ibitotsi. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba kuba maso. Simvuze kuba maso ko kudasinzira,
Vuga rero ko izo mu nzozi aho ngaho muri izo nzozi nyine ni ukuvuga ngo muri izo nzozi zaba ari inzozi mbi zirasohora, zaba ari inzozi nziza zirasohora. Tugiye kureba rero bamwe mu bantu barose barota n'inzozi mbe zirasohora, barota n'inzozi nziza zirasohora. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyitwa inzozi ni ikintu kigira gute, kigomba kwitonderwa, kuko igihe kititondewe niho usanga abantu bahura n'ibibazo ariko ntibasobanukirwe iby'izo nzozi. Duhereye twatangiye tuvuga mu nzozi, tubona umuntu inzozi za mbere zitangirira mu itangiriro igice cya 28 n'umurongo wa 12, ariko turaze turebe noneho ntabwo ariho icyo kigendererwa. Aha ngaha ni Yakobo wa mbere warose abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukira abandi barumanukiraho. Tukaza kubona nanone izindi nzozi Yozefu arota akazirotorera bene so bakarushaho kumwanga. Buriya si byiza kunavuga inzozi zawe uzibwira abantu utazi, uzibwira umuntu utakugirira umutwaro ngo agusengere. Ni byiza kutagaragaza inzozi zawe, ariko turaje turebe umuntu nanone tubona nanone yo Farawo mu gihugu cya Egiputa nawe arota inzozi mu itangira igice cya 41 umurongo wa 5, kandi inzozi za Farawo zo zaje n'inshuro ebyiri. Izaze n'inshuro ebyiri. Burya ikintu kigaragaza inzozi z'Imana inshuro nyinshi ntago ziza rimwe, ziza kabiri cyangwa se zikaza gatatu. Aho Yozefu yaje kurota amahundo 7 ahunze meza cyane, kandi ari ku giti kimwe, akaza kurota n'inka z'umwaku zibyibushye n'izindi zinanutse, ariko ibyo byose bikaza byaragaragazaga n'iki yari arimo ararota. Nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, rero tukaza kubona nanone n'abarinzi bari mu nzu y'imbohe baje kurota ari babiri. Umwe arota mu nzozi ziwe yarose zimwe, umwe yarose asubira ibwami, undi arota yicwa. Bibiri twereka abarinzi bari mu nzu y'imbohe barindanywe cyangwa baboshywe bari kumwe na Yozefu, baza kurota inzozi. Baje kurota inzozi, ibyabo barinzi bari mu nzu y'imbohe barose inzozi. Umwe mu nzozi yarose ziza kugaragaza ko ubusobanuro bwiwe agomba gusubizwa mu kazi ke, undi ubusobanuro bw'izindi nzozi za mugenzi we bigaragaza yuko ubuzima bwe bugomba guhagarara, agomba gupfa, agomba gufungurwa nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'iyo minsi 3 we akicwa, ariko mugenzi we agasubizwa mu mirimo yiwe. Urumva kandi koko nyuma y'aho ngaho Farawo yaje guhamagaza abantu bari mu nzu y'imbohe, abakura mu nzu y'imbohe. Umwe ahabwa promotion asubizwa mu kazi ke, uwundi aza kwicwa. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, rero ibyo bitwereka yuko ikintu cyitwa inzozi kigomba kwitonderwa. Iyo kititondewe abantu basohorerwaho n'ibintu bitakagombye kubasohoreraho. Abantu ba mu buzima batakagombye kugira gute kubamo. Mu nzozi abantu baguranirwa ubuzima, mu nzozi abantu baguranirwa imibereho, mu nzozi abantu baguranirwa inyama zo mu nda. Umuntu agahabwa bakamuvanamo umutima, bakamuvanamo ibintu, bakamuvanamo impyiko, bakamuvanamo amara, bakamuha ibindi bitaribye. Ariho usanga umuntu abyutse agira gute, abyutse yarwaye. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, rero Imana amahoro iguhe umugisha, kandi Imana amahoro ikugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Rero nyuma muri uko gusoma ijambo ry'Imana, ndaza kugaragaza zimwe mu nzozi zigaragaza nk'eshatu cyangwa enye igihe wazirose ko uba watatswe n'imyuka y'abarozi, atari abadayimoni ahubwo ari imyuka y'abarozi, kuko hari abantu no mu misengere yabo birukana ikintu kitari cyo, ugasanga arimo arirukana dayimoni nta hantu yigeze ahurira nayo, ahubwo ari umwuka w'umuntu. Uwo mwuka w'umuntu ariwo twita umwuka w'umurozi, umwuka w'umuntu utari umwuka. Hari umwuka w'umuntu, hakaba umwuka w'idayimoni ariwe twita dayimoni, ariwe marayika w'ubwami bw'umwijima, hakaba umwuka w'umuzimu w'umuntu wapfuye, hakaba n'umwuka w'umuntu nyirizina uba ukiriho. Umwuka w'umuntu nyirizina uba ukiriho ni roho y'umuntu iri mu mubiri. Noneho rero hari igihe abantu batakwa n'izo roho z'abantu bariho ndetse mu buryo bwo mu mwuka. Ndayakubwire ngo nguhe amakuru yuko umwuka w'umuntu ushobora kwinjira mu mubiri wawe.
ushobora kwinjira mu mubiri wawe kandi umuntu akiriho akaza akaguturamo. Nkatwe dusenga, hari igihe usengera umuntu, mu gihe umusengeye dayimoni zatangira kuvuga ibyitwa ko ari dayimoni, ukumva uwo mwuka urimo uravuga ngo ndi runaka uko ari runaka. Ukamubaza ninde wagutumye, ugasanga ni umuntu, uwo muntu urimo uravuga ni umuntu uriho, ni umuntu uzwi, ni umuntu baturanye. Noneho rero bishatse kugaragara ko umuntu ashobora gutura mu wundi muntu kugira ngo amuteze ibibazo. Umuntu ashobora kwinjira mu mubiri wawe akaguturamo, umuntu ashobora kwinjira mu buzima bwawe akakubamo. Ariko iyo tubivuga ntubyumve ngo akwinjiramo mu buryo bw'umubiri ngo umubiri uzi guturemo. Oya, we w'umwuka araza akakwinjiramo, kuko umwuka we rero mu buryo bw'umwuka warahinduwe mu buryo bwa Satani. Buri umwuka w'umuntu ugira imbaraga cyane. Umwuka w'umuntu cyangwa roho y'umuntu igira imbaraga zikomeye cyane. Abakristo nibo batarasobanukirwa, bamwe na bamwe hariho abamaze kubisobanukirwa, ariko roho y'umuntu ifite imbaraga ziruta iz'umubiri ugira. Ni ukuvuga ngo rero roho yawe cyangwa umwuka wawe, cyane cyane iyo wahuye n'umwuka wa Kristo, ukakira imbaraga zivuye mu ijuru zikamanukira umwuka wawe. Izi mbaraga dukunze kuvuga ziva mu ijuru ntabwo ari imbaraga zimanukira inyama n'umubiri ngo wumve umubiri ugize ibibaraga. Imbaraga z'umwuka iyo zimanutse zimanukira umwuka w'umuntu nyirizina, zamanukira umwuka w'umuntu nyirizina, uko noneho nyir'ubwite azijera, zimubamo, uko azikoresha, cyangwa se uko agenda acingura imiryango muri we w'imbere, zikicara mu bitekerezo, zikamanuka mu myumvire, zikamanuka mu marangamutima, zikamanuka mu bushake bw'umuntu, zikamanuka muri we mw'imbere, zigakorera muri we mw'imbere. Noneho rero ngarutse kuri kote y'abarozi, kote y'abarozi baba barahawe imbaraga z'imyuka ya Satani. Umwuka w'umurozi uhabwa imbaraga za Satani, ugahabwa ubushobozi na Satani bwo kuba wakora iby'ubukonikoni, bwo kuba wakora iby'ubupfumu, byo kuba wakora iby'ubugizi bwa nabi, byo kuba waza ukagushika igihe ugushitse. Tubona mu byanditswe byera umushitsi kaza agenda agashika umuntu wari warapfuye witwaga Samweli, ari umukozi w'Imana. Si igitangaza rero ko umurozi n'ubundi yagushika, akagushika akagukura mu mubiri, ukirota wari uri muri Amerika ukibona uri Burundi, cyangwa ukibona uri mu Rwanda. Muri uko kwibona uri mu Rwanda ukibona wicaye ahantu urimo urarya, urimo uranywa, ahantu habi cyane, ahantu hasa nabi cyane. Noneho ubwo wava mu nzozi uti mvuye mu nzozi zari inzozi. Izo si inzozi zisanzwe, washitswe ushikwa n'abantu abo Satani akoresha, batifuza kubona ibyiza, batifuza kubona itera imbere, bajiginywe, bakugiriye ishyari, bamenya yuko uri muri Amerika. Ariko nubwo bamenye yuko uri muri Amerika, baravuga arabeshyera ubusa, reka tumubuze amahoro naho ari, yarirata. Uriya muryango baradukiranye, bagize gutayo mashyara akazamuka, yazamuka hakabaho ibyo bintu byo gushikwa mu mwuka. Ugasanga noneho wisanzwe uri muri Afurika, urimo urarya, urimo uranywa, urarya ibintu bidasobanutse, ibitoki bivuruze, birimo ubunyobwa n'ibiki. Babandi batazi gusobanura rero inzozi, batazi n'ubusobanuro bwabyo, akakubwira ati buriya ugiye kwakira ibiryo by'umwuka bidafunguye, nibyo ugiye kurya. Imana akorekaga yuko urimo urarya ibiryo by'umwuka byoroheje nyine, igihe wabonaga urya ibitoki. Niba wari urimo urarota, ukarota urimo uranywa amata, umuntu akavuga ati buriya nibigaragara kuri kunywa amata adafunguye y'umwuka, agashaka kubihuza n'ijambo ry'Imana. Kandi igihe wari uranywa amata urabyutse usanga mu nda harimo harakurya, urabyutse ukumva umubiri wavunaguritse, umuntu akagusobanurira iby'izo nzozi. Urose urimo urasambana, abakozi ba Satani bakakubeshya ngo ibyo nibikwereka ko ufite amahirwe. Njya mbibona bamwe na bamwe basobanura inzozi ku YouTube, bakabeshya abantu ngo igihe urose urimo urasambana ufite amahirwe, ufite iki, ngo ibyo ni ibintu ariko ari tekinika rya Satani. Hano ku isi Satani afite abakozi be, afite abantu yangaje. Hari abantu umwanzi yangaje, abangaje kugira ngo bakore imirimo ye hano mu isi, baba bari kuri mission. Ariko nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, sobanukirwa imigambi y'umwanzi kugira ngo urwanye umwanzi, umuhashye ave mu buzima bwawe, kuko Satani akazi kiwe ndetse n'imbaraga ze ziherereye mu buriganya bwinshi, ziherereye mu bucakura bwinshi. Satani ni incakura cyane, afite kujijisha kwinshi, afite ikinyoma cyinshi. Bibiliya itwereka yuko mu mikorere ya Satani kuva kera kose ari umunyabinyoma, ukuri kutaba muri we. Reka tubisome mbere yuko
nkomeza reka nsome iri jambo Yesu asobanura kuri Satani, nsome iri jambo Yesu asobanura kuri Satani aho yavuze ko ari umunyabinyoma kandi adashobora kuvuga ukuri. Nuvuga ngo akazi ka Satani rero ni ibinyoma, ni ukubeshya abantu, ni ugushaka kuyobya abantu burari, kubereka ibyabayeho, kugerageza guhishira imirimo yakoze kugira ngo abantu batavumbura icyo yakoze mu buzima bwabo. Muri Yohana igice cyaho cya mirongo mu gice cyaho cya muri Yohana mu gice cy'umunani mu gice cyaho cya 44 hano Yesu aravuga ngo abwira abayuda, aravuga ngo mukomoka kuri so Satani kandi byose ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kira kose ari umwicanyi kandi ntihagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Urumva Satani nta kuragira, nta kuri kuba muri Satani. Uriya nubona n'umuntu ubeshya ujye umenya ngo n'umwana wa Satani. Umuntu ubeshya akakubeshya gahambe akakubeshya gatekinika n'umwana wa Satani, kuko Satani niwe se w'abanyabinyoma. Niyo mpamvu hano yavuze ngo kandi ntihagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Hano birigaragaje yuko Satani ari se w'ibinyoma. Nta kintu Satani ashobora kukubwira cy'ukuri. Iyo yamaze gukora igikorwa cyiwe, yamaze kugikora, agerageza uburyo bwo kugitwikira, bwo kubeshya kugira ngo abantu batamenya ibyakozwe ku buzima bwabo. Niyo mpamvu niba urota inzozi ugomba gushaka ukuri kw'izo nzozi warose ukazisobanukirwa. Imana y'amahoro rero iguhe umugisha kandi Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro ikubohore, igutandukanye n'inzozi zose warose zidasobanutse. Noneho sasa ibyazikorewemo byose, imbaraga z'Imana zibisambure mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibirimbagure, imbaraga z'Imana zibikubite hasi. Birashoboka rero ukaba wari umaze iminsi urimo urarota, urya, unywa, urota usambana, urota uri muri Afurika ahantu hatazwi, uri mu nyanja, urota ubona ibikoko bikuzengurutse, ubona abapfuye. Ibyo ngibyo byo ntago ari inzozi zisanzwe. Narababwiye ngo isi ikuzimu mu kindi cyiciro kindi tuhita isi y'abapfuye. Igihe rero uri mu isi bifite imibiri ukiri muzima ukarota abapfuye, ukarota uganira n'abapfuye ndetse bakugaburira ndetse unywa ibyo baguha, ubundi musabana museka, ni ukuvuga ngo isi y'abapfuye igirana nawe umubano bwoko ki. Hatabayeho gusenga rero ngo ufate ibihe byo gusenga, ufate ibihe byo kurwanya izo mbaraga, wakwisanga umanurwa mu isi y'abapfuye, ukurwa muri iyi si bifite imibiri muri iki gihe cya none. Ndasenga rero kugira ngo Imana y'amahoro ikubohore mu izina ryande, ikubohore mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Inzozi zose warose zifitanye isano n'abadayimoni, zifitanye isano na Satani, imbaraga z'Imana zizisese, umwuka wa Kristo zitwike, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zimenagura izo nzozi mu izina rya Yesu Kristo twahawe gukirizwamo. Imana y'amahoro ikubohore, Imana y'amahoro ikugirire neza, igusange mu izina ryande rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Uyu niwe Yesu Kristo waje yambaye inyama n'umubiri n'amaraso, amaze kuza yambaye inyama n'umubiri n'amaraso, aza yambaye inyama n'umubiri n'amaraso, azanywe no kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Ibyanditswe byera bitubwira yuko icyatumye umwami Yesu yerekanwa ari ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Icyo nicyo cyatumye Yesu agaragara, ni ukugira ngo ayangize imirimo ya Satani. Reka dusome rero itangirira igice cya 40 n'umurongo waho wa mbere, turebe aho ngaho n'iki havuga ngo hanyuma y'ibyo Yohana itangira igice cya 40 umurongo wa mbere. Titiri ravuga ngo Yosefu asobanura inzozi z'abatware ba Farawo. Hanyuma y'ibyo ngo umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye barakaza shebuja umwami wa Egiputa. Farawo arakarira abo batware bombi, umutware w'abahereza ba vino n'umutware w'abavuzi b'imitsima, abarindishiriza mu nzu y'imbohe iri mu rugo rw'umutware w'abamurinda aho Yosefu yakingiraniwe. Umutware w'abarinda umwami
abarindisha Yozefu ngo ajya bakorera. Bamara igihe bari mu nzu y'imbohe. Umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye bakingiraniwe muri ya nzu y'imbohe, bombi barotera ijoro rimwe inzozi zicishije ukubiri zigasobanurwa ukubiri. Urumva ko aba bantu baje kurota inzozi, ariko muri izo nzozi barose bazirota zicishije iki? Zicishije ukubiri, ariko kandi zifite n'ubusobanuro bugize gute? N'ubusobanuro butandukanye. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo buri nzozi hano icyanditse kiratwereka yuko buri nzozi ziba zifite ubusobanuro bwazo. Ngo Yozefu mu gitondo yinjira aho bari asanga bababaye. Aba bantu barose inzozi bamaze kuzirota barababara, bagira agahinda. Igihe wowe ushobora kurota inzozi ukazica amazi ukavuga uti ni inzozi, aba bararose bo birababaza. Abaza babatware ba Farawo bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya shebuja wa Yozefu ati, ni iki gitumye mugaragaza umubabaro mutyo uyu munsi? Baramusubiza ati, nuko twarose inzozi kandi akaba ari ntawe ubasha kuzidusobanurira. Ugomba gushakisha ubusobanuro bw'inzozi zose ugenda urota, nshuti mukundwa, kuko inzozi zose ugenda urota nk'uko ijambo ryatweretse ziba zifite amakuru ziri kuguha. Dukomeje tugasoma ngo umuhereza wa vino mukuru aroterera Yozefu inzozi ze ati, narose ngo umuzabibu wari imbere yanjye kandi wari ufite amashami 3, mbona usa n'upfunditse uburabyo burarabya, amaseri yawo arahisha. Igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki, nenda izo nzabibu nzikamurira muri cyo ngihereza Farawo. Yozefu aramubwira ati, uku niko zisobanurwa, ya mashami 3 ni iminsi 3. Iminsi 3 itarashira Farawo azakuzamura ashyira umutwe wawe hejuru, agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera uri umuhereza we wa vino. Maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza, uzangire neza, ndakwinginze uzamvuge kuri Farawo nkuze muri iyi nzu. Ni ukuri kuko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo nino, naho bankize muri iyi nzu y'imbohe nta cyaha nakoze. 17 Biriya irambwira ngo wamuvuza imitsima mukuru yumvise yuko amusobanuriye ibyiza, abwira Yozefu ati, nanjye narose nikoreye ibyibo 3 by'imitsima yera, kandi ikibo cyo hejuru cy'uburyo bwose, ikibo cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose, kira Farawo ibisiga biyindira ku mutwe iri mu kibo. Yozefu aramusubiza ati, uku niko zisobanurwa, ibyo byibo 3 ni iminsi 3. Iminsi 3 itarashira Farawo azashyira hejuru umutwe wawe, uwagukuyeho akumanike ku giti, aho gukuyeho akumanike ku giti, ibisiga bizakurireho inyama yawe. Ku munsi wa 3 niwo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo. Atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu b'umutware w'umuhereza wa vino mukuru n'umuvuzi w'imitsima mukuru. Asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe, ahereza Farawo igikombe, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yozefu yasobanuye inzozi zabo. Aha, izi ni inkuru z'inzozi tubonye z'ibyabaye. Bakundwa muri Kristo Yesu, tubonye inzozi z'ibyabaye. Abantu babiri bararose bari muri gereza. Umwe arota inzozi mwumvise dusomye, uwundi nawe arota izindi. Bombi bagira akababaro, bagira agahinda. Bagize agahinda yuko babuze umuntu ubasobanurira iby'izo nzozi, ariko bari kumwe wari uriho umwuka w'Imana usobanura iby'inzozi. Arabwira ati, kuki muhagaritse umutima, kuki mubabaye, kuki murakaye? Baramubwira bati, twarose inzozi twabuze uzisobanura. Undi arabwira ati, mumbwire iby'izo nzozi ndazibasobanurira. Inzozi zirasobanurwa. Izo warose wari umuhereza w'ibwami, abwirwa yuko nyuma y'iminsi 3 azasubizwa ibwami, agahabwa akazi ke yahoranye, agafungurwa, agakurwa muri gereza. Undi warose rero wari umuvuzi w'imitsima, biza kugaragara ko mu nzozi yarose yari yamaze gukora umutsima, awufite mu kibo, awikoreye ku mutwe, ibisiga bimurira ku mutwe. Ubusobanuro bw'izo nzozi ziza zigaragaza yuko nyuma y'iminsi 3 we agomba gupfa. Biragaragara rero yuko bose inzozi bagize gute? Barose zasohoye, usibye nabo ngabo. Yozefu nawe inzozi yarose ab'umutware wa bene se, nubwo byatinze bigashyira kera, za nzozi zaje gusohora. Aha rero tubonye ko inzozi mbi zisohora n'inzozi zo mu Mana zisohora. Rero ndagaruka ku nzozi z'abarozi. Igihe inzozi abarozi baguteye
baje kukuroga, baje kukuroga imikoshi, baje kukuroga imyaku. Tuzagenda duhishura ibyo byose, duhishura umuntu uriho imyaku, duhishura umuntu uriho umwuka w'umukoshi, ibimenyetso bimuranga. Noneho no mu gihe dutangiye gusenga, dusengera abantu cyangwa namwe ubwanyu mwafashe igihe cyo kwisengera, mumenye ibyo mwirukana ku buzima bwanyu. Muri izo nzozi rero nyinshi cyane z'abarozi, hari ababa baje kurogwa imwako, hari ababa baje kurogwa imikoshi, hari ababa baje kurogwa indwara, hari ababa baje kurogwa ubukene. Hari ibintu byinshi biba birimo birakorerwa muri izo nzozi abantu batamenya, abantu badasobanukiwe. Gusa ndashima Imana ko hari abantu bamaze kubisobanukirwa cyane. Bamwe muri bo dukunze gusengana nabo, tukagenda duhashya iyo mikorere y'umwanzi, turwanya abo bantu. Imana amahoro ibahe umugisha. Rero ni ukuvuga ngo reka dusoze ahangaha rero dusenga mu izina rya Yesu. Data muri Kristo Yesu, tugwaye icyubahiro kuko ari we Imana iduha kumenya no gusobanukirwa. Aka kanya tumenye yuko inzozi zose zaba mbi cyangwa zaba nziza zisohora, kandi tumenye yuko ujya uganiriza ugasura abantu mu nzozi bari ku mariri yabo. Hari n'inzozi zawe urotesha abantu kugira ngo zisohore, ariko tubonye ko hari n'inzozi zindi z'igice cy'umwanzi zishobora kuza, umwanzi agambiriye kugirira nabi abantu, agambiriye kubaroga, ariko aciye mu bana b'abantu b'abagenti biwe, ari bo bakozi biwe afite b'abarozi b'abakonikoni. Ndasenze kano kanya buri wese warose inzozi z'umuvumo, inzozi z'ibyaha, inzozi zimwinjiza mu masezerano n'ikuzimu, inzozi zimwinjiza mu bibazo by'isi y'umwijima, inzozi zimuhuza n'imyuka y'abapfuye, izo nzozi ndazisenya, ndazikatagura. Aho uyu muntu yahuriraga n'imyuka y'abapfuye, ibyo turabisenya, dukuye ikiraro cyahuzaga uyu muntu n'imyuka y'abapfuye. Abashyikirwaga ku bicaniro by'abakonikoni by'abarozi, abazirwaga mu nzozi n'imyuka y'abantu, abo bose barwanaga izo ntambara, ndazihagarika mu izina rya Yesu. Mfashe miri ikishyira hejuru kurwanya buri muntu wese, waba uri muri Amerika, uri muri Canada, uri muri Norvege, uri muri Sweden, uri ahantu hatandukanye, muri Kuwait, ahantu hatandukanye, wacaga muri izo nzozi ashikwa. Mpagaritse iyo mikorere y'abazimu n'imikorere y'abadayimoni. Ndasenze kugira ngo aba bantu bumvise mwami ikigisho cy'inzozi bahabwe umugisha kandi bahabohoke bose mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Nimero yanjye nk'uko musanze muyizi ni 0782707652. Ibuka gukora subscribe, ukore kuri share, usangiza abandi izi nyigisho. Imana amahoro iguhe umugisha. Ibyiza ntukabyihererane, n'uzajya wumva ufashijwe ujye woherereza mwene so iyi link nawe ayifungure. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, mugire amahoro ya Kristo.